igishoboka cyose naragikoze pe. So uko Jakarwaye ararwaye ameze nabi Jackie. wowe wamuhaye angahe? Nje yampaye ibiganiro yamaye ibiganiro nabonyemo amafaranga si wowe yabaye ibiganiro mwungutse nje Jackie ikintu wamwungutsemo uretse ibyo yanyungutsemo we si wowe yungutsemo we si wowe ugomba kumureba. Wese ni wamuhostingaga kuri za live ukabona abantu baza kukureba nkabungukamo iki? ahubwo nibyo nanjye nkubaza ahubwo nk'izo live wamugana uzunguka iki? Ntacyo wowe wungutse mu biganiro. Niyo mpamvu igihe ushobora gukora ka live uretse gato wowe ibiganiro bya Jackie wapostingaga wabonagamo amafaranga njyewe aryo ngo yatahaga amaramasa yatahaga amaramasa Jackie nta mafaranga bajya gumuhaje nikakubwira niko abivuga. ubwo se yaba yishyuza mu gusambanywa akaba yagenda no mu kuguha ikiganiro nakwigira ntabwo baguha amafaranga. Coach Gael ni urundi rwego bro, ibyo mubwira niko kuri. Ndumva wowe niba ariko yuri umwana uri discipline umeze neza ebana kwifashiriza kabisa reka rero mugire inama bra. awe na sheri nakubona reka nkugire inama nushaka ibintu bya Coach Gael bivemo yarangije kubamenya. Dumba reka nkubwire Coach Gael yarangije kubamenya muri umva ntabwo agisohora ifaranga ngo arimo ariha abantu ba showbiz. Umukaritasi yamenye ko muri ibisambo nawe aragakenyeraho tinyina no mbaza ngo Coach Gael ageze ku rwego mbaza ngo Coach Gael ageze kuri rwego ageze ku rwego rwo kuba we na Bruce Melody batacyumvikana yarahombye. ariko uziko do wa muganda wa Yesu no kwabivuga ko kamere guharabika ariko urumva ariko nuzi ko muri no minsi Coach Gael atumvikana na Bruce Melody ego ushaka sawa urumva rata ino minsi Coach Gael ntabumvikana na Bruce Melody impamvu indirimbo zitarimo zirasohoka. aguze ko wasaze ejo buri zinaho turakora indirimbo mwakoze iyi ejo turakora indirimbo ikiri kandi nkubwira Dumba wowe kuba ugenda kuri Bruce Melody ni ukubera ibyuzi byabayeho uri kumva habaye iki? habaye ibintu by'ubwendisipline washatse gukora by'ubwendisipline ntabwo nabikunze singiye no kubivugira hano ariko ntugatekereze ko Dumba ntushyire kuri kabyindi ntushyire kuri kabyindi je nguhamagaye kangahe ntushyire kuri kabyindi nibyo nyine nkubwira ariko rero uri kumva Dumba utangiye gufata umucanga urawushyira gake oya ndaza kubwira ni box ariko biriya bintu ntabwo ari byo ntugahita ushaka guhita uza ngo uruhande kubera ko hari umuntu wagushyiriyeho $200 200 ngo utangire guharabika undi ngo umubuze amahoro uri kumva niba ushaka amafaranga ndabizi none aha ngaha ntabwo urimo urakora ngira ngo usabire ubufasha kwa Coach Gael bagufashe bakugura ako kawunga bakukorera agasitoke kameze neza mu rugo turakwishyurira inzu amezi 6 ariko ugabanye umudomo. uzi ko indirimbo ya Diamond na Bruce Melody barangije kunyishurira promotion amafaranga yanjye ya promo y'indirimbo ya Diamond na Bruce Melody bishyuye promotion gusa bananirwa kuyisohora kandi baranyishuye indirimbo mu isohora none se do wumva wishyuwe urumva bakaba nta n'akazi bagwaye gukore kandi baranakwishyuye wakiyicariye ugatuza ibyo byagwara bikaba birabikamiye. ntabwo ni ukuvuga ko iyo abantu banyishyuye indirimbo kugira ngo nkore promotion ntabwo baba banyishyuye ngo nceceke ngo umunwa barawufunze. hari ibyo bakubwiye se bifunga umunwa banyishyurira iyo ndirimbo
ubwo indirimbo nisohoka tuzayipromotinga ariko nyine ndimo nakubwira ngo hari ibyo bakubwiye se buceceke urakumva ko kantu ndimo nakubwira hari ubwo se bakubwiye ngo uceceke wowe ujye ukomeza uvuge nyine amabwa yawe urikumva ariko ibyo kumva ko ngo uzajya ubyuka mu gitondo ngo ugaharabika abantu ngo kugira ngo ushimishe uwagushyiriye kuri momo ntabwo ari by'ibyo bintu ariko se ijambo guharabika ko mwumva ko naryo uri muramuharabika iyo uvuze ko marabika ijambo guharabika ko iyo uvuze ngo ndaharabika uba uri muramuharabika kandi ntaharabika banza umbwire tubanze tubareka ntabwo nshaka kubaha hiti 155 sinshaka kubaha hiti barazimye reka tuvuga ku mukobwa wawe nuza Jean Paul umuhungu wawe Jean Paul Murizeza yarasohotse uramuvuga hiti urabona azamara kabiri se atarasubirayo Jean Paul hari amagambo umuntu akoresha arimo aratanga ibiganiro urumva akagira ngo nibwo abantu babikunze byabaye fani n'ibiki byose ariko ubyumva umunsi bakubwiye ko ibyo ngibyo byari ibigize icyaha nk'ibihe oya ntabwo ngiye gusubiramo amagambo uriya muhungu akoresha ni manini cyane ariko no gusubira inyuma mu bintu nabyo bamugane ntabwo aba ari byiza ariko ino minsi rero ndacyaca ku mbuga nsanga akavidewo Jean Paul agushumitse bura biriya ni ibya kera ataranafungwa uzi ko mbibonye ubu ngubu kwa kundi ibyana bijya bigarura ibintu bya kera biriya ni ibya kera uragapositinze urimo urivugishwa ubugambo n'iki n'ikiragatiwa mipambo yasebye ni ibindi birabonye biriya yavuze abonye ari ugusebase nabonye urimo urivugisha nyine ndi kukubwira biriya wabonye yavuze ubonye nyine kuba nabivugaho cyangwa se kuba ntabisubiza wabonye naba narasebye nabonye wabuze content tubyiga koresha ubwenge dumba koresha ubwenge umva nyine ubwire wambwiye ko wize muri apredi kandi haturanye na hariya gerageza ukoresha ubwenge haturanye na he haturanye ni apredi nderagire haturanye n'ahandi ahandi he ku bitaro byahewe nabonye ubyizanishijwe ndavuga ati uno mukaritasi ashatse kontenti oya yewe mangira ngo umuryango mugari w'abanyarwanda aho kugira ngo tuwukure umutima tuwuhumurize biriya se wabonaga bihumuriza cyangwa bikura umutima ibyo yari yaravuze byakuraga umutima gusa nkavuga ati kubera icyo ubigaruye kandi umbwiye ngo nawe wagiye uhura nabyo abantu bagenda babyohereza nyine urangije kubigarura no ntabwo uri kunyumva wowe njye ugomba gukoresha ubwenge abantu bagiye babyohererezanya kuriya nyine ubivuze gutyo bamaze kubyohererezanya gutyo nawe urabifata nagomba gukora kontenti ibwira abantu ko ibyo bintu ari ibya kera hatagira umuntu bashuka ngo uwo muvandimwe abivuze ubu ngubu rero wowe urangije kubishyiraho abandi benshi bagiye babishyiraho nabo babishyizeho mbere yanjye n'abandi baza kubishyiraho nyuma yawe none se nari kubahagarika wari kubyihorera ugaceceka kandi wowe uvuze ngo narasebye warasebye ubuze kontenti nyine ntabwo uri kubyumva koresha ubwenge nta bwenge nshaka ni mu gitondo bro nibyo mubwira rero urumva hari aho bisaba ko ubwenge bukora ndumva wumva hari umunegeri byose ari ugutwika hari umunegeri uri muri comment aravuze ngo two idiots je nikuyemo there is one idiot aruje sindimo
ngo tu idiots kirakubaza hari ukuntu gishatse kukumenyesha wowe se uwo yajya kukibaza yakwiye kukumenyesha wowe ngo tu idiots ubwo nyine ndio arimo arakubwira kuko urumva wakomeje kubitinaho konti so you the one ariko shafu iyo uri Kigali uritonda ntububabwa bahungu ba Kasuku mwandike muri comment ngo baga turebe niba aza kubaga erega hari mu rugo kandi baravuga ngo mu rugo umuntu arisanga gusa kwisanga si ugusandaguza ibyo usanze ngwiki mu rugo umuntu arisanga kandi ahari mu rugo ngo gusa kwisanga si ugusandaguza ibyo wasanze kwisanga ntibivuze gusandaguza ibyo usanze usigaye waramenye ubwenge Kasuku uko wajya gubaga uzi ko Jackie ntako utarahura na Jackie ngamvomera amazi ako je ibiganiro Jackie yaguhaye ukarya amafaranga ubu ngubu nayo magambo uvuze umva namusabiye ubufasha nakoze ibishoboka byose igishoboka cyose naragikoze pe uzi ko Jackie arwaye ararwaye ameze nabi Jackie wowe wamuhaye angahe nje yamaye ibiganiro nabonyemo amafaranga si wowe yabaye ibiganiro mwungutse nje Jackie ari ikintu wamwungutsemo uretse ibyo yanyungutsemo we si wowe yungutsemo we si wowe ugomba kumureba wese ni waho umuhostingaga kuri za live ukabona abantu baza kukureba nkabungukamo iki ahubwo nibyo nanjye mubaza ahubwo nk'izo live wamugana uzunguka iki ntacyo wowe wungutse mu biganiro niyo mpamvu igihe ushobora gukora aka live uretse gato wowe ibiganiro bya Jackie wapostingaga wabonagamo amafaranga njyewe ariko ngo yatahaga amaramasa yatahaga amaramasa Jackie nta mafaranga bajya gumuhaje nikakubwira niko abivuga ubwo se yaba yishyuza mu gusambanywa akaba yagenda no mu kuguha ikiganiro nakwigize akoze wagiye ureka ko n'umuntu arwaye ukareka kuvuga ayo magambo oya umuntu arwaye nanone n'ibyo urabivuze arwaye umuntu ararwaye uranze uvuze na ariko jye uri umutindi reka niturize yewe ntacyo guys iyo momo ntabwo muri murayishyiraho byahagaze ntabwo muragenda mushyiraho basi hano kuri momo abantu bamaze gushyiraho ndashimira umuntu bita Sandrine Kwizera ndashimira umuntu bita Dani niyo yita ndashimira Jean Felix Ndengera nkashimira Yasini niyo nshoboye nkashimira Ernest Tumusifu nkashimira Robert Mahoro nkashimira Bruce Shema umvise abantu ndimo ndagenda nshimira gake gake abantu bakomeza kugenda bagaragaza icyo bita urukundo love kuri momo ariko kuri ayo mafaranga bagiye batanga angahe bagiye batanga angahe washyiraho 1000 washyiraho 2 icyo upfa no kubikoranya umutima ukizeho menshi nangahe ukizeho menshi yashyizeho umubare w'amafaranga y'u Rwanda je hari umuntu washyizeho 10,000 uba wishimye uzi ko umeze usikiye 10,000 arimo inkoko ariko bitewe n'ukuntu body language yawe ukuntu mubona hano kuri kamera nta muntu urashyiraho 500 bitewe na body language yawe ukuntu usa kuri kamera gutya aba abantu banje barimo barabikora pe nabo urashyiraho 1000 witwa Pacifique ishimwe nawe wese abigerageza ashyizeho angahe ashyizeho barambwiye last time barambwiye angahe
last time baravuga ngo Jessica wa mipango ngo YouTube barira nuko jya uvuga ngo umubare ndavuga ntabwo nzongera kujya mvuga umubare ngo nzajya nsoma amazina mbashimire. Ejo abahungu banje baje bagutame mu minota 30 bagwayemo ibihumbi 70 mu minota 30 wahise ubitaha. Abahungu banje babigukorera. Niba ushaka kujya mu mwereke kugira abahungu bawe nkibwira abahungu bawe ko wabikoreye abo n'abahungu bawe kugira ngo mwereke ko ndeze. Abo bari abahungu banje umuhungu araza agahita ambwira ati Jessica izo wa mipango ni wowe nari nkiriyeho burya dumaze akwiba nari imbizi ibyo yibye kugira ngo mwereke ko ndeze je mbwira nongere ngusabire unsabire nongere ngusabire amafaranga aka kandi babwira aho kubashyireho barundeho. Wowe mvuga muri aya magambo ati Duma ndakwingize nyamuneka nsabire. Ntabwo iyo mvugo nshobora kuzayivuga ndagaswema. Ntabwo iyo mvugo nshobora kuzayivuga. Oya vuga je uzajye amafaranga akazi niyo kabari akaniko kazusigaranye n'ugusabiriza noneho witwa Fabrice Sindayigaye nawashizeho direct inde Fabrice Sindayigaye. Wowe bigenze gutya nkorera uko wembwira uko nguko ngiye nkwereka abahungu banje ibintu bagukorera mbwira ati Duma nyamuneka nsabire Duma ndakwingize umunsi nageze kuba navuga kuri iyo mvugo witwa Fortune man nafasha na warunzeho agose urumva Duma angahe urubyiruko rwacu barwibereye Nyarugenge nibo baba barimo bagenda bashyiraho gake gake abadiaspora barabakera witwa Bateta Jalaha Nizeyimana nawe washyizeho rwose. Bateta ndagukunda cyane. Bateta ni umwe mu bantu bahise batuma nongera kubyuka Bateta ndamwimfuruwensi noneho Jessica izabaye Jessica. Bateta urakoze ku mafaranga menshi uwohereje. Bateta arengeje ibihumbi 20. Ndimo ndakubwira Duma Karabo ndimo ndakubwira ngo witwa Bateta tumye nongera kwinjira mu mwuka mera nk'aba pastor binjira mu mwuka. Bateta shizeho 50. Inzi ibyishimo byawe by'ibihumbi 50 Bateta shizeho 50. Kamaze mfungura idirishya hano arashyushye man. Uretse mfungura idirishya gumaho. Mfungura idirishya gumaho. Duma inzi ukuntu Jessica yishima yotse. Oya ngiye kotse hene mu kanya ko nabagivugira amagambo wa muntu yewe data wakotse gukora Patrice Gotso wakotse watumiye bande baza kuzirya watumiye bande baza kurya hene. No jewe ntumira abantu bose Duma ni izina ry'Imana ntabwo ndi igisabo. Abantu nose wabwira abantu gushyira kuri momo ukabura no gutumira abantu. Ngewe abantu bose ndabatumira pe. Umuntu wese uri tayari kuba yaza ariko ibyo kunywa byo uri kumva ibyo kunywa byo rwose ngura ibyo nshoboye ngura mitsingi ngura muste uri kumva ngura mitsingi uwo bita gashayije nabashyizeho witwa uri kumva ngura mitsingi ngura musteri nkagura na Heineken wenda na karikeri kamwe mongo munye hagira ngo ubukazi bubiri ariko ibyo bintu mu minota itarenze 17 18 biba bimaze gushira boro. Inyarugenge urubyiruko ruranywa kugeza umuntu aranywa kugeza ubwo atangira kujya mu musarane akajya yituma amahushuka ariko umusarane ntawe uboneze muri Kiringiza uba ufitemo abakobwa. Mbabona mbabona aho ngaho gutyo. Ubabona gutyo ubabona gutyo nta nubwo bavugisha
Nozi ngo nambavugisha gute mwana? Uragira ngo bazanyirukanisha? Bagiye ahantu nsengera. Ahantu nsengera ntabwo bemera ibyo bintu by'abakobwa n'ibiki byose. Kuba umuntu yagenda mu bakobwa n'ibiki byose. Ese nyamuzokereza mu rusengero. Nzokiza hano ku kazi. Ku kazi? Ku kazi nyine mu miduha. Ukora akahe kazi? Ku YouTube inoze nkora akahe kazi zone ubundi nkora ibyo nigiye. Witwa Nadia ukunda Nadia akafite akazina keza mw'abantu. Gukunda? Nadia ukunda umuraza nawe ashyizeho wallahi ngo akunda umuraza boro. Ariko hari ababyeyi batwika amana ariko tiyo kuvuga ngo Nadia ukunda umuraza bro. Nadia ukunda umuraza. So ubu ni ukuvuga ngo rero abana bagiye gutangira kotsa batangiye kugenda ako kazina wari kugatinda. Irishad Imana ishimwe rwose uri umuntu w'umugabo cyane. Imana igisubizaho ukuye uri umuntu w'umugabo cyane. Birakwiye. Ndumva 15. Iyo ni 15 kasuku yabonye amafaranga 15 nuko yishimye. Oya ntabwo waratangira gushyiraho ibintu binini cyane. Ntabwo waratangira gushyiraho intare. Bibiliya ntabwo nabibasha byo kuri za TikTok. TikTok yarananiye. Ariko waretse tukajya TikTok ukareba ukuntu umva yo ufite amafaranga. Oya bya TikTok igiye byarananiye sinkubita Dumba. Byo kugenda nimo ndabwira abantu ngo gira gutse nafashe saho ubwo ibi biri tangible nkajya kwigurira ihene direct. Kuri TikTok rero biroroshye cyane. Biroroshye cyane umuntu. Oya yewe bira ntabwo mumenyerere. Stream online, just like, share and subscribe.